birakwinfecta bya bibi bakuvugaho ugeza ukagira ngo nibyo koko urabona abantu bahora bakubwira ngo uri mubi byanze bikunze ugera ukibaza ate hari menye kuko ndi mubi ukaba victims z'ibyo abantu birirwa bavuga uwo mwana hori najya gabanya ibigambo aho ngaho ari mararya yego Bishop urumva guhora abantu bakubwira amagambo mabi ugera wowe ukangirika ukagira ngo ibyo bavuga kuvuga koko niyo waba utari byo kandi tuye tubwira abantu ko akanwa karema urakurikirana rero koko nkuko yabivuze ashobora kurwara trauma y'ibivugwa kabiri ashobora no kugira ngo koko umugabo we yakoranaga na Satani wabyumvise kubera bari kuza babishusha babivuga kandi bitarigeze bibaho. Theogene yari umukozi w'Imana yasengeraga mu itorero rya DPR yashingiwe n'itorero rya DPR ni umunyamasengesho ni umuhanuzi Imana itarigeze yerekana mu bukirisitu bwe no mu gusenga kwe ntabwo ntekereza ko urumva navuge ngo abagabo bo kuri YouTube nyine baje cyane baje bagagaramo nyine na mentioning nawe amazina cyangwa avuge abagabo bo kuri YouTube barutwa n'abagore muri iki gihe wabyumvise wenda avuge gutyo cyangwa se abagabo bakorera muri iki gisata cya gospel barutwa n'abagore aho arabavuze neza ariko navuga abagabo bo muri iyi minsi urugero nkanjye ndi umugabo utavuga ibintu byinshi ubwo nabavuze umugabo utagira amagambo nabamuvuzeho kandi je navuze ntanga inama ntago navuze ndi muri bwebwe rega gutanga umugabo agenda n'ijambo ntabwo agenda n'amagambo je nazanye ijambo ntago nazanye amagambo haleluya amen Allah shokara Bishop twitege se cyangwa uko bigaragara ku bwanjye yabajyana muri RIB uriya mwana w'umuhungu wazanye ikiganiro avuga ko yagiye kuzimu agakorana na Pastor Inzahuke yakoze ikosa ankorera ikosa arikorera abapastoro arikorera abahanuzi yakoze ikosa rikomeye n'abamwumva mumenye ko ababesha uriya mwana ntigeze azikuzimu uriya mwana ntigeze akorana na Satani uriya musore ni prank yakinnye ayitegurirwa n'abanyamakuru babiri kandi abanyamakuru babiri nuko ntajya ntanga amajwi yanyu ndayafite yaho mwateguriye iriya prank cyangwa nuko natavuze ko n'abazimu bagutinye jewe nta kibazo jewe niyo yamvuga jewe niyo nagize ngo meze neza intumwa rero niyo tugiye kwana ikiganiro kano kanya akurashyushye sha ndi kumwe n'intumwa ndi kumwe n'intumwa ngira ubuntu ndakubonye ariko harimo abantu bakubuze bambuze abambuze nabo buriya mbafitiye umwanya mbafitiye igihe cyabo yego herutse kubona akavido umuntu rwose avuga ati ntumwa Gerard koko Gerard ati sheri humure turi kumwe warakabonye narakabonye ndanagapostinga abantu baraseka narasabye uramuhaye n'ubutumwa byibura ntago nakabona namubwiye nishu wigira ikibazo rwose ndahari niwe ribuze kurira bavuga bya bindi bajyaga bavuga ati n'ubundi ariko abantu nuko batazi ijambo sheri gene yita n'umwana n'umukuru n'umukecuru n'umusaza uwo nishimiye wese ndarimubwira ntabwo iryo ari ijambo riri haje sheri ni inshuti yanjye niko giye mbizi muri mind zanjye ntabwo re nkurikiza narizima z'abandi yego umesere Bishop jewe nakubwiye ni gutya iki kiganiro niwo kima amavuta tugiye oya kirimo uretse n'amavuta kirimo n'ibirungo harimo n'ibirungo yego ni muvunyi ugiye ko ikiganiro ndi kumwe na Hori inyuma nyine tugiye gufatana kino kiganiro kuri kamera turi kumwe na Bez Hori mazute Enda ndashima Imana ni ibisanzwe ni kumwe imisibyuka ari ya mbere ariko umeze nk'utaraye mu rugo nje naraye mu rugo ayishwa ahubwo Bishop Gerard numvishe ngo ni sheri wa Korode niko ndamubwira ranye ese Bishop mwabaye abatinganyi ahubwo se warize waba warize warigeze ugera mu ishuri nitwe twagezemo sheri bivuga iki ese Bishop ngo Bishop bebe Bishop sheri definition ya sheri niki ngo mukunzi aho ni muri abage Bishop dusobanura ubuse twaba twarabuze iki twabuze iki abandi babage babuze iki bafite ibyo babuze
iyo wabaye umuge ntubyara. Claude yarabyaye nanjye narabyaye. ukimara kubona kara video narishimye ariko kuzi kubona umuntu kwita sheri nta n'umuntu ujya ubinyita ariko kubona Claude yatingitse kubinyita cye byaranejeje tu ndi umusheri pe kara kantu kararyo none ari kuvuga ati shushu uri hehe ko nakubona ahubwo Claude mushuti wanjye rwose kabisa humura tuko pamoja nuko isi nahuye nayo ikambabaza muri iyi minsi ifite ibibazo byanye ndi kurwana nabyo kandi hari intambara umuntu arwana ku giti cye akazirwana ari wenyine. Yego bishaka dutangiye ikiganiro cyacu tugiye kugitangira duhereye ku mubyeyi Madame Asia Uwanyana Asia umugore wa Pastor Theogene Nyakwigendera Nzahuke. Madame Nyakwigendera Theogene yaraje ku kiganiro ku Isimbi TV aje avuga ko byamugiye bimuvugwaho bikomeye cyane biriya bintu nabona atari bikomeye cyane. Uwanyana Asia icyambere navuga ko arihangana kuba uyu munsi yaba yafashe umwanya akagira icyo avuga ku Isimbi yaragerageje kwihangana. Yavuzwe byinshi yararambagijwe abazwi iby'impeta kandi impeta umuntu afite uburenganzira bwo kuyambara cyangwa kuyikuramo. Aboneka bavuga ko Imana yababwiye ko bagomba kumurongora haza kubonekamo ndakubenura haza kubonekamo ibintu byo kubenurwa haza kubonekamo ibindi bintu bivaho haza puranka ya kabiri ku mugabo we bivuga ngo abantu batavuze kuri ruriya rugo ntabwo barya. Urumva jewe mu by'ukuri ikiganiro cye nagikurikiye avuga ko wenda abantu ashobora no kugira ihungabana abyutse mu gitondo agasanga ibiganiro abantu bari gukora. Urumva mu by'ukuri rero ntabwo Uwanyana Asia kuba yavuze ati hari abantu wenda ashobora no kujya kurega arabyemererwa habaye hari ikitegeko ryabikoraho cyangwa se abantu bakanabaha stop ku muryango kuko mu bintu byambabaje ku muryango wa Theogene byambabaje we kuvuga ko Noheli kuvuga kazarongora Asia si kidasanzwe icyo ndacyumva umupfakazi yashakwa ariko kuvuga ko Theogene yakoranaga n'imyuka mibi bamwe bakavuga ngo yabaye umugwagasi abandi bakavuga amagambo amenasa amagambo avuga ko yakoranaga n'abazimu bamutanzeho ibitambo bakameshininga amazina y'abantu abanyamakuru bamwe harimo abo basabe bacita nabonye naravuze aba bantu iyi gospel yabaye gongera nibiki kubera ko amagambo mu kiniga cyinshi yavuze asaba avuga ati mwamba baremo karekeraho ibyo mwakoze bakabaye barekeraho rwose nanjye ndi umwe mu bantu bashyigikira ijambo yavuze rivuga ngo barekeraho bavuze ngo nari mumwe bamuvuze kumuvugaho namuvuzeho jewe mu gihe cy'umwana ariko nta handi nigeze mvuga ku muryango wawe ariko icyo navuga kandi nabwo nari nacitswe wari wacitse ntago ari kuri yambaho jewe mwene Bishop wari dekarasabye imbabazi ko yari yacitswe shakaba urumva abantu bakwiye kugezaho guhora buri munsi hari igihe ndeba jewe nibaza ku bantu nkavuga ariko aba bantu bavuga ibi bazi ko nabo bazapfa kuki dushyize imbere inda kugeza ubwo duta umuco ni gute dushyira imbere inda kugeza ubwo duta indangagaciro za kinyarwanda na kirazira Abisho hari ahantu yageze yifatira ku gakana abagabo aravuga ati kuko nkuko impamvu bikurijeho no kuvuze ati twagezeho dutaye indangagaciro cyangwa se abantu nyine twagezeho dutaye indangagaciro mu muco nyarwanda cyangwa mu muco cyangwa se muri kamere ya mugabo ntabwo umugabo avugagura yagezeho yifatira ku gakana avuga ati abagabo biri muri ino minsi none nibo basigaye barutwa n'abagore mu kuvuga ntabwo aho nawe ndamukosora ntabwo abagabo urumva navuga muri rusange arabatutse abagabo b'abanyarwanda urumva navuge ngo abagabo bo kuri YouTube nyine cyane cyane baje bagagara nyine na mentioning nawe amazina cyangwa avuge ati abagabo bo kuri YouTube barutwa n'abagore muri iki gihe
wabyumvise wenda avuge gutyo cyangwa se abagabo bakorera muri iki gisata cya gospel barutwa n'abagore aho arabavuze neza ariko navuga ati abagabo bo muri iyi minsi urugero nkanjye ndi umugabo utavuga ibintu byinshi ubwo nawe wavuze umugabo utagira amagambo nabamuvuzeho kandi je navuze ntanga inama ntago navuze ndi muri bwebwe rega gutanga inama umugabo agenda n'ijambo ntabwo agenda n'amagambo je nazanye ijambo ntago nazanye amagambo haleluya amen Allah shokara Bishop twitege se cyangwa uko bigaragara ku bwanjye yabajyana muri RIB uriya mwana w'umuhungu wazanye ikiganiro avuga ko yagiye kuzimu agakorana na pastor Inzahuke yakoze ikosa ankorera ikosa arikorera abapastoro arikorera abahanuzi yakoze ikosa rikomeye n'abamwumva mumenye ko ababesha uriya mwana ntigeze azi kuzimu uriya mwana ntigeze akorana na satani uriya musore ni prank yakinnye ayitegurirwa n'abanyamakuru babiri kandi abanyamakuru babiri nuko ntajya ntanga amajwi yanyu ndayafite yaho mwateguriye iriya prank cyangwa nuko natavuze ko n'abazimu bagutinye jewe nta kibazo jewe niyo yamvuga ko ngi kuzimu gerega ibintu byose umuntu yamvuga nta kintu biba bintwaye jewe ikintu kimbabaza nukuba nyenye ukennye uwo niwo mubabaro umbabaza nukuba ntafite akaginga niko koroda akoresha ntafite agafaranga urumva icya kabiri nukuba nahemukiye igihugu cyangwa nahemukiye Imana n'ibindi bintu byose abantu bavuga unese umuntu ubereye iki ubereyeho kuvuga penye kusema batasema batachoka ubona ukuntu inkuru hano ziba zihinduranya inkuru ibishushe ubu hari hashushe inkuru ya Elize itimirwa n'iya Boaz hari hashushe Inzahuke Inzahuke itimirwa n'iya Elize itimirwa n'iya Boaz atwika umugore we mu by'ukuri rero ibintu byo igihe gisobanura ibintu ngere naranze no kuvuga amazi iminsi nge ndwaye meze nabi ndashimira inshuti mfite kuri telefone zitampamagaye ndashimira inshuti ifite kuri telefone zitanyandikiye ka SMS urazishimira cyangwa ushatse ndazishimi kuko zaranyiyeretse ariko uzikubona umuntu saga ziri kuvugwa ataboneka kuri telefone ataboneka kuri YouTube kandi ndi umusitari kuri imihanda ntunanagite SMS tese we kutari kuvoneka uri he icyakoze Ezekiel yarampamagaye akizi inshuti mfite ubundi wazasibiza nimero z'abantu mfite ese abantu batampamagara Bishop tacari kuri uwanyana Asia byagezeho aravuga ati izi nkuru zihora zinzaho ntago bigeze banyorohera no mu gihe cyo gutabaruka k'umugabo wanjye mu gihe turimo turashaka ukuntu twajya kubura nibwo batangiye baza bagenda banyaka amafaranga kugira ngo batamena umuceri ese izi nkuru ese banamwatsa amafaranga ngo bamwatsa amafaranga ariko aba bantu dukwiye kubafunga aba banyamakuru batanga aya magambo bakwiye gufungwa kuko kubwira umuntu ngo mpa amafaranga ntavuga ibi ni nk'uzayanyaka nzamubwira ntivuga vuga avuga nama yawe nakubwira igenda uvuge upfa kuvuga iritagize icyaha ariko uvuze ibigize icyaha ariko ugeze ibigize icyaha nagutekerera itabi ese nkuko wenda bivuze bishobora kuba byamugiraho ingaruka bikaba byangwa ingaruka ya mbere icyambere guhora abantu ari wowe bavuga mu kanwa kabo kandi bakuvugaho ibibi batakuvugaho ibyiza birakwinfecta bya bibi bakuvugaho ugezeho ukagira ngo nibyo koko urabona abantu bahora bakubwira ngo uri mubi byanze bikunze ugera ukibaza ate harimenye kuko ndi mubi ukaba victims z'ibyo abantu birirwa bavuga uwo mwana hori najya agabanya ibigambo aho ngaho arimo ararya yego Bishop urumva guhora abantu bakubwira amagambo mabi ugeraho ukangirika ukagira ngo ibyo bavuga kuvuga koko niyo waba utari byo kandi tuye tubwira abantu ko akanwa karema urakurikirana rero koko nkuko yabivuze ashobora kurwara trauma y'ibivugwa kabiri ashobora no kugira ngo koko umugabo we yakoranaga na satani wabyumvise kubera bari kuza babishusha babivuga kandi bitarigeze bibaho Theogene yari umukozi w'Imana yasengeraga mu itorero rya ADEPR yashingiwe n'itorero rya ADEPR ni umunyamasengesho
ni umuhanuzi Imana itarigeze yerekana mu bukirisitu bwe no mu gusenga kwe. Ntabwo ntekereza ko Imana yari yarapfuye amaso, abahanuzi bose barapfuye amaso bari mu gihugu, abahanuzi bose batabona, kugeza ubwo urumva, kugeza ubwo Inzahuke Theogene arinda apfa ari mu akorana n'imyuka mibi, nta muhanuzi uramuvumbura, nta muhanuzi uramuvugaho, ari umusitari uzerera kuri YouTube, ukande YouTube hose urebe ibiganiro yagiye akora. Ubwo aba yarakoranaga nayo icyo gihe abahanuzi mwari muri ubwo ntago mwere. Ubwo nyine aba yarakoranaga n'iyo myuka mibi. Ubwo abahanuzi bose bari muri iki gihugu ntabwo bemewe. Ati ntabwo baba bemewe. None ubonye umuntu amaze gupfa, umwaka urarangiye, ushatse ikintu uzamukiraho urakibuze, uravuze ati nimutere kamera. Abantu barakubwiye ati nta wundi dushobora kuvugaho tugacuruza garura urupfu rw'Inzahuke. Uriya mwana nasaba imbabazi isi, ejo bundi yasabye imbabazi ariko azisaba aca hejuru, avuga ngo abantu bamubabarire yakomerekeje, kandi nawe nabihanuye mu butayu, ndavuga ngo agomba guhasaba imbabazi. Uriya mwana azagaruka avuge ko kiriya cyari ikinyoma. Nasaba imbabazi abanyarwanda neza, pana kiriya kiganiro yakoze asaba imbabazi. Uriya musore witwa Manuel asaba imbabazi, ntabwo wigeze ugikuzimu, nta nubwo uzi uko hasa. Uriya mwana ntabwo azi uko hasa. Ese kugukinira kuri Theogene Inzahuke buri kanya ni gushaka hiti n'ibirayi. Birayi biranavugiriza byo muri uyu mujyi biri kugura $800. Bisho kitendeka ku mupfu. Niko gahunda zimeze. Isaja kitendeka kuri nkaho ukiriho. Yese yana yayiki. Wowe nta kintu yarya? Na. Ndanda. Twikomereza Bisho. Yagezo aravuga ati aba bantu bagenda bavuga ibintu byose bashobora kugenda banyimisha kavange. Ese uko kugenda bagenda bamuvuga. Oya nibyo, urabona nimba abantu bari bamenyereye ko akora neza kandi yari umukozi w'Imana. Uyu munsi yakabonetse umuntu umusiga umwanda akavuga ko akorana n'abadayimoni. Icyambere barimo barafunga umugisha we, barimo barahagarika umugisha w'Inzahuke, barimo barahagarika umugisha w'abana ba Theogene, barimo barahagarika umugisha. Urumva ahagarika gute? None se abantu bamukundaga kuko ari umukozi w'Imana, none habonetse uvuga ko babanaga ikuzimu, ubwo se abantu barongera barakwizera. Kandi urebe comment abantu baravuga ati ariko uzika ari byo koko. Hari abatangiye kuanalizinga bagendeye ku bitekerezo by'uriya musore, bumva ko ibintu yavuze koko bishoboka ko yaba yarajyaga ikuzimu. None haboneka n'abantu baba bafite amashari kuri aya YouTube, abantu baba bafite amashari batifuza ko izina ryanjye rizamuka, babona ryarazamutse, bagira amahirwe bakabona urivugaho nabi, bakishimira ko hari warivuzeho nabi kumanuka. Ibyo bavuze nibyo bishobora kumwishimisha kavage cyane rwose. Uyu mugisha yabonaga uturuka mu bantu bo mu mahanga muri diaspora, umugisha yabonaga uva mu bantu bashigikiraga iri association yabo y'Inzahuke, byose abantu bakabikupate turi gutera inkunga Satani, kandi ari ukubeshya. Dufite abantu badusiga amazina mabi. Je namaze kumenya abantu kuri telefone inyuma mu gikari, umuntu abaza ati se Gerard uramuzi, akavuga ati ndamuzi ariko je nta muntu nzi. Urabeshya ati se nyose je uranzi, je ninge wiyizi nawe sinkuzi. Umuntu niwe wimenya. Umugore wawe arakuzi. Umugore wawe arakuzi. Yamenye ariko nawe ntabwo anzi. Ntabwo anzi. Oya umuntu niwe wimenya. Niyo mpamvu bavuga ngo kamuntu n'umutima we. Rero iyo umuntu atangiye kugenda azana ibyo bintu aba ari gusenya iriya mbaraga uriya mwana yazanye. Ni imbaraga yo gusenya iriya association y'Inzahuke. Kabiri ni imbaraga yo kugira ngo afunge umugisha wese n'ituro ryose boherezaga mama Asia Uwanyana. Ibyo yavuze koko, ahubwo abana nta mvange basubira kubona. N'aba bana yishyuraga amashuri bishobora guhagarara. Niyo mpamvu tugira ngo abantu uriya mwana muhamagare kuri mikoro, uze baguterere kamera 60 wagiyeho, usaba imbabazi isuvuge ko wabeshye Theogene. Ntabwo mwigeze mukorana ikuzimu, warabeshye. Byagezeho kandi ngiye kumutenga. Uramutenze? Agenda mutenze. Yaratashe, hari imbaraga yatakaje. Rero ibintu bishobora kudakomeza gukora nkuko byakoraga, cyangwa ngo bigende nkuko byagendaga. Ariko mu magambo make barabyumva. Icyo azashobora nicyo azakora. Ahubwo icyo twakibaza, ese ya maboko yashigikiraga iri association aracyahari, baracyabikora, baracyayohereza. Yavuze ati rwose ntago nkibona amaboko
ansunika ayo maboko tuyabwira akomeza ashyigikire kuko icyo yashyigikiraga na association kandi association irahari umuntu niwe wagiye Imana iramucyura ariko ministerio iracyahari yego aho twitege ko agiye gukomeza akabikora kuko cyane abaterankunga barakomeza bamutera inkunga bamushyigikire bashyiremo amafaranga akorera Imana asura imfubyi ayambika imfubyi azirihira amashuri azigaburire ibyo bikorwa ni ibikorwa byiza cyane by'umugisha oya numvise asaba avuga ati ndamutse mbonye icyo kwicara ngakora nakora kandi bikagenda neza oya ibyo ni na ngombwa ariko tunavuge ko uretse ko nyine wenda yabivuze ariko n'ubundi ni umukozi ni umukozi abasapurayinga ibintu hariya arafite ibintu asapurayinga ariko ubwo ntabwo bihagije akeneye ko abantu bongera akeneye ko abantu bateramo inkunga kugira ngo akomeze wenda uwo mushinga we wa supplier ariko umunyamakuru amwemere ko bagiye gufatanya uriya munyamakuru bagomba gufatanya kuko n'ubundi bafitanye ubufatanye kuva kera umunyamakuru ngiye kureba ukuntu mbikora oya uriya munyamakuru ni umukire ni umutunzi kandi ikindi afite amaboko hanze hirya no hino rega natwe nituyagira tuzakora ibirenze ntabwo wabonye ejo bundi nanga inzu ny'umukecuru ariko gihe ntabwo byasakuje cyane nk'uriya munyamakuru abantu bagiye kuri Mugisha Rwanda TV bareba ikiganiro kiriho mpereza inzu umukecuru bira bintu rero ni ibintu byiza kora neza ugifite uburyo niko bibiri ivuga rero abantu bamutera inkunga agira ibyo akora n'uwo munyamakuru amushyigikire bizamuke ni byiza agiye kwishimira mbona Mama Asia business ze ziri kwaguka bikorwa bye bikomeje kugenda neza ibyo ni umugisha ukomeye cyane twenda gufa ku ino ngingo ni nk'icyo wasaba Mama Asia namubwira ngo ntazirirwa rega aba bantu azabareke uko icyambere twarabahanuye nibumva ahubwo abasengere icyo ni kimwe kabiri ijambo yakoresheje nanjye nasabaga abantu guceceka rwose bagashaka izindi nkuru bakora guhora buri munsi Mama Asia yisanga ku binyamakuru Mutesi yisanga ku binyamakuru ntacyo bimariye societe nyarwanda ikindi abantu bifuza kumushyigikira bamushyigikire rwose azamuke icyo mwifuriza n'umugisha no guhirwa no kugubwa neza mu mwana haleluya ariko abantu bajyana muri oya kurega ntabwo buriye rega mwene so ntabwo kosereza umusange niyanga umuteze mwene so niyanga umuteze batatu niyanga umuteze itorero nuko bibiri ivuga ntabwo burya ari ibigomba kuza nyuma ibintu byananiranye uvuze ku mushuti we rwose nakuvuze kuri Mutesi no mushuti we ni inshuti ye ya Kadasohoka bamwe hari igihe bamwe nigeze kumva baba batera comment cyane ngo bakorana ibiganiro na Mutesi cyangwa se bari inshuti hirya ari umuntu ngo namukurira n'umuvumo nje niko nakantu umukurira umuvumo niko nabonye ahantu nese Mutesi ni umunyamuvumo aba muri etage se umunyamuvumo ntabwo aba muri etage umunyamuvumo ntabwo agira imodoka umunyamuvumo ntabwo ujagaraye ndakumva umunyamuvumo buriya ntabwo waba umunyamuvumo ngo usekuriye hari abantu baba bafite ibintu ubona ko rwose bavuga ibintu batazi nta muvumo uri kuri Mutesi yaba yifitiye ikigeragezo nk'uko twese buri muntu wese afite umusaraba we urumva hari ugira umusaraba w'urushako hari umugira umusaraba w'abana hari ugira umusaraba wo kutabyara hari ugira umusaraba w'umugabo mubi hari ugira umusaraba w'igisuzuguriro buri muntu wese afite agasaraba kwe n'abari abandika comment bafite udusaraba twabo bakajye bareba agasaraba kanjye rero ngo bashake kukahindura ubucuruzi ariko buri wese afite aharirira nta muntu n'umwe ubaye kuri isa adafite aharirira nawe ntubona kuri agapeti buriya uryamye muri ka kageto kawe hari aho uririra hari aho wicara ukavuga ati aka gasaraba ni akanjye buri wese agira ikimuriza yego bamwe bati aho ubu ngubu ntashobora kuba nyuma yo kuba wenda apfakaye ntagiye gushaka abagabo kwa Mutesi ushize hari abo mwigeze mubonana uretse abaje bamwifotorezaho twabonye abantu yese baje rwose yabashaka bimutwaye ibyo atanga n'ibyo arabyemera arabyemerewe gushaka arabyemerewe kamukanya no mu kwezi kumwe wemeye kurongora cyangwa ukarongora kuko nta ubu ukiguhambiriweho arabyemererwa rwose arabyemererwa ahubwo giye bazambwire nimba afite fiyanse maze umushingire giye musezeranye umusezeranye ariko ntanamurangira
no kumurangira mbafite abantu b'abagabo bafite ubwenge kandi basobanutse cyangwa nawe wavuga ati rwose dore nawe muri minsi ndi kwibana bagiye yewe ntago najyayo ntago najyayo kubera icyo utajya bisho kubera icyo utajya kagenda henze ntagomba ko ndi bishop orahenze yego bishop turimo turasanga tugana ku musozo w'ikiganiro ni nk'iyo nama watanga inama natanga icya mbere hari umuririmbyi waririmbye ngo twakimitse urukundo tukamenya icyo dupfa nako kiruta icyo dupfa tukaririmba amahoro tugasakaza amahoro tukaririmba amahoro twimika urukundo ibindi byose bizarangira guhanura kuvuga indimi kwerekwa kubwiriza ubu bishop byose bizarangira ariko urukundo ruzagumaho nimba turi abana b'Imana dushyira imbere urukundo mu rukundo ntihabamo ishyari mu rukundo ntihabamo inzigo mu rukundo ntihabamo inzika mu rukundo ntihabamo kugambana mu rukundo ntihabamo gusebanya mu rukundo ntihabamo inzangano mu rukundo ariko mbwira uyu muhanuzi wavuze ko umwana we ko yanyweye amaraso ya Theogene dore Imana irakwanitse dore umugore wawe arajaje kugushyira hanze kandi aragaragaza ko wabeshye ubeshye isi kubeshya si byiza ese ko ibanze ko umuhanuzi uyu muhanuzi rega yasebereje umupastor ko ibanze ko umuhanuzi yansebereje umupastor kanyombino ko ibanze ko umuhanuzi baherewe ntiyapamira umuryango naba no kuvuga guterita ariko kuvuga amaraso nere ikintu cyambabaje rwose uriya ni umukozi w'Imana uriya ni umuvugabutumwa witabye Imana yemerwa n'itorero yemerwa mu gihugu n'abakristo yemerwa n'Imana yemerwa na sosiyete nyarwanda yarinze yitabarukira nta muntu n'umwe bafitanye ikibazo wakurikiranye ushobora kuba wowe wari ukimufiteho ariko we nta mwe ikibazo rero muri ubwo buryo tubwira abantu gushyira imbere urukundo urumva twaye gushyira imbere inda ngo zitume dukora ibidakorwa inda zitume tuvuga ibitavugwa inda zitume dusebya bagenzi bacu babashumba kuko icyo ubiba nicyo usarura ubibira mu mubiri azasarura kubora ubibira mu mwuka asarura ubugingo nimba wiri gusebya abandi igihe kizagera usebe nawe ariko se bisho reka ngaruka inyuma ho gatoya manisoje ikiganiro ko ngaruka inyuma ho gatoya nk'ubu ngubu wenda nk'uko Pastor Theogene bamuvuga gutya akaba ibyo bintu byarabagaho ariko akunda Imana ihagara ku hejuru nta byabagaho se yapfuye afite etaje zingahe byabagaho se yapfuye afite imodoka ye Karina igura miliyoni 3 ariko muri abakene koko ikuzimu bakureyo Karina uza abantu bagiye urwego bariho oya ni ikinyoma ubu umuntu azatera ubeje bundi nini yubakira akazu muzavuga ko ngakuye ikuzimu maze iminsi ntigita ku musozi nsenga abantu mpamagara Imana ngo indengere mujye mumenya ko kukimuha agaciro Satani ntumenye ko Imana nayo igitabara abantu bayo umuntu Imana izajya imutabara yisengeye muvuge ngo yajyaga ikuzimu Theogene umuntu wamuvuzeho nabi wese Imana izamuhana nukuri izamuhana nukuri amarira y'umukiranutsi reka nkubwize ukuri umukiranutsi w'Imana Imana iramurwanira ikamufuhira uriya mugabo yahembuye imitima y'abeshi uriya mugabo yakijije imitima y'abeshi umuntu wese uzi ko ari muri aka gakipe ka Panzi Prank kugira ngo uriya muvuga butumwa ze kuri mikoro avuge ngo bahuriraga ikuzimu ariko se Bishop uvuze ko wenda uwo mugabo yahembwa oya uriya mugabo nadasaba imbabazi araza kubemba wigeze ubona kubemba wigeze ubona isombe ryabembye isombe ririzingazinga rikikunja urabyumva nukuri Imana izamuhana nadasaba imbabazi ngo iki kintu akihana yakoze ikosa rikomeye ariko se wenda sibyenda sinzi ubu tuzajya dukorera Imana iduhembe wenda iduhemba akantu gato nimara kuduhemba akantu gato Imana igereye cyo kuducyura niducyura musigare muvuga ibibi kandi ibyiza twakoze bihari mubireba munabizi bavuga ibyiza mwakoze ntimuvuga ibyiza twakoze ahubwo mwirwe muvuga ibibi kuko ari byo muvuga mugacuruza
yarahemutse, uriya mwana yarahemutse, wa mwana we warahemutse, nongere subiremo warahemutse, uzasaba imbabazi. Ni ukuri wagombaga kugira utundi tuntu wakina, ariko gukinisha uw'Imana yacuye. Wakoze ikosa. Yakoze ikosa. Imana ikubabarire. Ariko se nk'aka kantu wenda uvuga ngo wenda nimba we yarasenze akabye, cyangwa se nimba yarariyo bagahura ariko ibyo bintu muba murimo ni ibiki? Yasenze iki? Cyangwa yaba ari nka blueprint wenda. Kuki atabivuze Theogene akiriho? Kuki atabivuze bakimara kumushingura? Wari bwarabohotse abohoka ubundi se uriya yarabohotse. Ari ngo yarabohotse kugira. Reka ngubwire petit frère, mujye mukinisha, mujye mushaka ibintu mukina, ntimukajye mukina ku bantu Imana yahamagaye. Kandi reka mbabwire, ntibona amafaranga mwirirwa mushaka muvuga amazina, mumesheniga amazina y'abantu Imana yahamagaye, azajya bahindukira umuvumo, ntacyo azajya bamarira. Asa bisho, reka dusoze ikiganiro. Aho ntiurebye ibona iyi si shaka iki? Iyi si kennye ukuri. Ikennye ukuri. N'abayituyeho bakennye ukuri, nta kindi bakennye. Abantu bakennye umutima, bagakena n'ukuri. Nicyo cyonyine. Wowe yikuyemo isomo cy'amasomo yawe ufite isi nta muntu nizera. Urakurikirana? Abantu nta rukundo bagira, icyakoze bagira gahararo n'irari, ariko urukundo ku isi nta ruhaba. Ntarwo. Umugabo umwe ufite urukundo n'umwe ntazagirage n'ubimbeshye. Reka buriya abaguharaye cyangwa agufitiye irari, urukundo rugirwa n'Imana yonyine. Kuko nigukunda uri mwiza, ikagukunda uri mubi. Umuntu hano kuri isi agukunda bitewe naho uhagaze, n'icyo uhagazeho. Y'ubuzima buhindutse arakujugunya, ubwo ntago ari urukundo. Urukundo Imana yakunze abari mu isi bakunda ari babi. Imana idukunda turi babi, turi nabeza. Ntago ndabona umuntu ukunda umuntu mubi, ahubwo dukunda beza. Ubwo rero nagahararo n'irari n'ibindi. Ikisi yanyigishije nuko nta rukundo igira. Kabiri, isi nta kurigira, ni ibintu bibiri. Siyo, reka dusoze. Ninjye usabye ko dusoza, ariko nibyo n'abankurikiye mu bimenye. Reka dusoza, reka dushimira abari badukurikiye hano kuri 5D. Kuko reka mvuga iki, urambagiza umukobwa, ariko iyo umurambagiza hari ibyo uheraho. Icyambere ureba ikibuno wenda cyangwa amabere, cyangwa ukareba mu isura. Rero urukundo ntirugira icyo ruheraho, mbibwira abantu. Urukundo nta formule, ntacyo ruheraho. Igihe ukunda umuntu kuko ukanza kabaza umusore ngo rese ufite akazi, umukundiye akazi afite. Yes, reka nemere ko ruhari, ariko rugendera kubyo rureba nibyo umuntu afite. Urakoze rata. Rero urukundo rw'ukuri Imana ivuga rwo ntacyo ruheraho. Imana yakunze abantu ari babi, itanga n'umwana wayo imuha abantu babi, aza kudupfira. Urwo ni rwo rukundo rw'ukuri. Noneho rero sindabona umuntu ushobora gupfira umuntu mubi. Uzarebe niyo wari ufite akazi kagahagarara. Urumva abantu bose abo mwasangiraga bakubwira ngo uri inshuti yanjye, je nari umukire nsangira n'abakire muri uyu mujyi wa Kigali, dusangira tubyinana mu mahoteli akomeye. Nyene nimero yanjye barayibagiwe, ahubwo bakajya bacaho bakanseka. Rero abantu bakunda bafite ibyo bareba, bakananga bafite ibyo bareba. Ariko Imana yo idukunda turi abanyentege nke, iradukunda. Turi n'abanyembaraga ikadukunda. Wavuga ibijyanye n'ibyo akunze, agahita afata nimero yawe, agatangira agahitinga ati yewe ati amakuru umeze ute, kuko wavuze ibijyanye n'ibyo yifuza. None ejo wavuga ibindi bijyanye n'ibyo atifuza, akazima nka wa muriro w'amashara. Murabeho, turabakunda cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka umunsi ku wundi cyane. Shalom.